katanavuga ibintu bizima kaba kambangamiye kagize ariko namugane kwe no kuza kuba hano we mukoje ungabanya amagambo ngiye nzashaka umugabo w'umukire nyese ngushaka kongera kukubona mu buzima bwanjye nose mwe wagiye nzoka nzoga raka ntamwemerera iki nakukore kitumukorera umva uzabire byo nzagukorera reba igicunda guhamagaye zose uko zingana ndawagira vuba nguke kazi shaka ko hananze komande ari kuva kakavuyo kaba kari muri kino cyumba ubu nagukabona inkweto ibihanaguye ibidahanaguye zose waje ukabunda ahangaha ariko ubundi wowe ni ikihe kibazo ufite ikibazo cy'isuku mu cyumba tubamo kandi ari nayo sara ntabwo uzi iki cyumba kari sara ikaba n'icyumba niho twakirira abashyitsi ni naho turara hagomba kuba hafite isuku rero impande zose apana kurirwa muri izo makiyaje zawe na telefone aha babara ntabwo mba ntagize ngewe izo makiyaje zawe zizakumarira iki niba warize ukaba nta suku ugira uzajya kwigisha isuku abandi nawe ntayo ugira shamba mbana nagerageje pe ntabwo mba ntagize naho za chat kuri telefone ntazi umuteguro wo mu cyumba njye mfite ikibazo cy'isuku mukobwa umuntu agomba kuba ahantu hasa neza hafite isuku ukagira isuku ku mubiri ukagira n'isuku aho urara no mu bikoresho byawe umva ya mukoje ungabanya amagambo ngiye nzashaka umugabo w'umukire iwanjye abakozi bazajya baba bajagata yego bakire ndumuye koko abakire se umukire ufite amafaranga ashaka umugore ufite isuku nkawe se yaba gutwara kujyana uri umunyamwanda icyambere upfa kuba uri mwiza niyo amafaranga hari gusa wakirirwa ukora hejuru y'amafaranga makiyaje ntacyo zimaze ubwo se wasimba mbona watwitse na Moses ahubwo ngwino nkwereke reba nk'aya mafoto reba nk'iyi ngiyi ndebera nka hano hantu ukuntu muba mumeze ariko nyamara nawe mbabona ntazi none si ibyo birakureba ntereza na telefone yanjye cyane ibyawe nawe mbona utoroshye ivuye kandi ugira ibi bikureba akwiyana bose mereza iyo telefone yanjye mbe n'inshuti waje se ukayifatira ubundi igenda umukozi wawe byihorera ari kugira ngo njye nacitse amaguru nandebera byi shira rampamagaye ve usiko Moses ampamagaye ucecetse gace ntuze kunsakuriza urumva ndakumva twari tumeze neza niyo mumeze mute uje inaha muri karitsiye se mwana yanjye nawe uratungurana gusa kuki uba utaduteguje koko ok komeza uzamuke aho haruguru ugeze kuri nimero ya 7 ndaje ngo ufate ni hafi Pana garage. kumbwira ngo Ni nashaka niyo niba pasahari kuko amafaranga yari yagafashe ku ishuri kandi ibyo ntabwo byatuma surindira sora agiye bambaza ibyo birandeba cyane ko kwiga kwawe nta nicyo binambwiye ahubwo se urambangamira kwanza ntabwo uzi ibintu ukora ku buryo uza kubicara iruhande ndebe gutyo se ntabwo wariye
nibyo bituma utanabyibuha. nahageze buri wese mpagaze kuri porutayi neza. Sawa. Wow. That's big. It's good to have. I have a long time now. Long time. amafaranga bari badutumye ku ishuri. Uzi ko kazi ko katanavuga ibintu bizima kaba kambangamiye kagize kakajya mbangamira ariko ntabwo bize buriya uzabona ko nari nyokosha nzagukosa akariza kuntera n'umushinga nariburiye ibyishimo mu buzima yanabyihigira mu burezi cy'inzego z'abana nazo ntizimworohere. Wajya umenya ko ushaje ariko ushaje hari namuzanye ari uruzingo none atangiye kungagarana nuko ye niko ko mbona ntazi ibyawe ntazi ibyawe ese byose ukumbangamira uba nambaye gute bigutwaye mbona nirirwa mu kazi kirirwa uryamye mu ntebe uteze gusa kurya nta kindi akazi se ni iki nanjye zakanshakira urebe ko kananira hari igihe ntagushakira isuka kawe ushaka kugenda mu modoka usenge ko mba naje ntateze ntabwo ibyo washimye ibyo washimye nyine Sheri wawe welcome. Twebwe ni sister wanjye yitwa Yvette. welcome. So. Meze neza. Meze bon. Karibu. Esther. Bites. Iminsi myinshi. Long time. Akazuba kakubiriye gate. Ni hatari. Ni danger. Nibera ahantu heza. Ni heza cyane. Vesava. Shava. Twifite ameze nk'umukobwa twigaye muri kaminuza nzi neza. Ariko yari inzobe cyane ariko nawe ndabona umeze neza. Nawe biri kuza iyo watangiye gukora kuri cash ubundi ibintu byose birashoboka. Kazimo biragenda. Okay. Kazimo biragenda. Naje muri quartier nanda ugatereka nze. Ariko nze nkore kuba ko wambwiye n'ubundi kutura hafi. Byari bikwiye warukumbuye. Ese ndabona umeze neza n'usigaye uryibiki. Cyahe sinikwa kundi nyine ni bisanzwe. Ariko mana yanjye nk'abanyamugi nari gukubya se byaye kukubesha wambaye neza agashati keza. Biteze. Meze neza. Ugiye kutavuga? Ndi kuvuga nuko nabonaga muri kuganira ariko ndahari. Shana ni inshuti yanjye. Ariko sikumbwira? Yarakumbwiye. Okay. Nibera ahantu heza cyokoze. Nishimiye ko kongera kubona ariko hayaciye igihe kirekire cyane. Gerageza basi umansura ariko siwe. Tuzagusura neza. Excuse me, sorry. Sorry. Can I tell you because we're on my bed? It's fine. Okay. Sekirete wiriwe ese ko wagiye hari raporo ndeba wagombaga kuma ukaba utayimpaye bimeze bite kandi hari ibintu nashobora kohereza kugira ngo turangure nta kibazo ndabagira vuba banguke ku kazi nshaka ko hanze komande
sawa. Bikuse. Bisa. Kabla mbyutseho nanjye. Meze neza. Meze neza. Yeah. Awe ndabona umeze neza. Biraho. Makuru y'iminsi. Ibi bintu rero ntabwo mbishaka mu rwego uri kunyuma. Ese ugiye Umugore kugenda no matwi. bangamira rwose kumbabarira aho wawiriwe simba ndi kumwe nawe n'ibyo wawiriwe reba inshuro naguhamagaye zose uko zingana bamuze se kangahe nari mfite ibyo mpugiyemo icyo ugiyemo se ntibiyo usibye kumva imiziki gusa nk'iy'abato ariko ibi ko ushaje ntabwo ukuze ntabwo ari cyane ariko ku buryo njyewe niba ntukagire meresi ibintu wajya ureba televiziyo warase kw'imyaka niba se nashaka televiziyo nshaka kwiyumvira umuziki kuko ushaka kumva uburenganzira ntabwo mbishaka mu rugo rwawe mbabarira ntunanyangirize peri bazarambeza ufite konake natetse imodoka singisize muri garaje nyine ariko ntabwo kuvuga ngo ugenda n'amaguru garaje ndatega nuko nyine mba numva unyurira imodoka singira mu bigende ushaka ibyo gukora cyawe nishyuraza musuhuza sinjye barakaye ntabwo ndeba sinzibye rwose mbabarira ndaje ubwo nibereye ngeze byiza ko uko ndabona ikibazo nyine ni uko banyirukanye ku ishuri kwirukanye barashaka kunyara amafaranga basigaje tutishyura ariko byari ngombwa ko nzakorera ntabwo nzi ko afite umuntu wawe yajyaga kumbwira ariko nari ntarakubona ahubwo ngeze ku kiti yari yabimishe ko afite umuntu wabana wa ubwo ndabona afite umusheri mwiza pe thank you umukobwa ari umusore mwiza umeze neza okay urakoze ariko nawe ndabona umeze neza tu ndaho nyine none se ngo mutuye hehe ubwo ni Kibagabaga urasa nk'umwana w'ikibagabaga pe urera ese nkorera mu mugi kwihagana muri shike okay nkunda kujyayo rimwe na rimwe hari utumba ndi gukora gake ahubwo mfite agashopu k'imyenda yego nzagusura imyenda y'abagabo se cyangwa y'abakobwa yose jya uza nkwambike mba mfite udushati twiza utuntu twose nyine tw'ubwenge baby sawa muragarutse se bibaye ngombwa yuko mu kazi bankeneye ni iminota mike ariko ntabwo ngenda birabanguka yego okay ndatinda kuko nanjye mukandisha kutagenda ntabwo ntenda sisi yasigara kuganiriza nta kibazo muganirize neza ndabanguka ni utuntu duke ngiye kubafasha sawa ndatinda ntabwo ntenda ubanguke yego ntabwo nigeze nayampaye kuko yawe narayamuhaye mubwira ko ari ayawe ku ishuri narayamuhaye ko agomba kuyamuka yataha ku ishuri rero ejo nyine urumva ugomba gusubira ku ishuri aho kugenda ndabimubwira ku buryo mu gitondo ndagenda namenya ko yabasigaye hanyuma se ibijyanye na graduation se uzi ko uyu mwaka nyine nibwo ndi bukuje graduation nabyo ndabizi ariko buriya ndi bubivuganeho nawe ku buryo bishobora gutunga sibyo kandi ujye wiga neza hano nayasoje ariko nubwo umutwe nari maze kuyashoje urayashoje ntabwo uzajya n'ahandi ko njye kuba ndagutse sibyo ese kuba ngiye hari icyo bitwaye sigara nkuganiriza nta kibazo ntabwo nagusigura urwanda rurangishije nishori nyine ariko kugira ngo hari icyo bitwaye nta kibazo bitwaye rwose turasigara tuganira nawe ntabwo ari butinda ko yagusize uretse ko n'ubundi nawe ntari butinde ibyo narinjemo byanze ubwo ndashaka guhita nsubira nirukanka
ako wageze hano ntabwo twakuzimaniye twaheze mu kuganira gusa twakwakira ahubwo se wagutekera ko hano hari gaze nkagutekera vuba vuba ngombwa naje ndi ubwo wariye reka njye kukuzanira rero ko kunywa kubera siki oya urabona nta kintu twigeze tuguha reka nkurebera akantu ko kunywa ku muhanda niba ari ngombwa ariko nanone so akantu nese nkuzanire rikeri nkuzaniye inzoga iyihe nzoga ntabwo nkunda rikeri nkunda karufu ufite icyaka amazi amazi hoya uzadusura twaguha amazi oya ese kariho nkunda ndakuba ko kuba turakuyobera akantu ahubwo umutima ujye kukakuzana ku muhanda ariko ntabwo ari ngombwa ntabwo nkugoye hoya ntabwo ari ukungora gusa twe ntitubusura ntuzatwakira nanone sumva nabyanga nakanga kwakira umukobwa nkawe reka njye kukurebera ko kunywa rero ariko niba atari kure ku muhanda oya ntabwo ari kure kuko nanjye mo ndashaka guhita ngenda mpfe kuzana agacupa mbe nimirira nta muntu bamushero wanjye igihe ari buze ubwo nyine usanga nanjye nicyo gihe ari bumerekereze nk'itahira